megubibisa nite kw'ijambo ryose mwumvira mwitonde haruhoraho muze hafi ye mumubashe cyane mutuze aharahera turahumviru mutumwa bukiza mwitonde haruhoraho muze hafi ye mumubashe cyane mutuze mwiyoroheje dusangire ibyiza byo mu Edeni mwitonde haruhoraho muze hafi ye mumubashe cyane mutuze tubabarirwe mutuze turi kumwe n'uhoraho mwitonde haruhoraho muze hafi ye mumubashe cyane. Amen. Impinga z'ahirengeye abakomeye bagezeho bakahashinga ibirindiro ntibahageze kubwo kwirasa rimwe nk'umurabyo, ahubwo igihe bagenzi babo babaga bagona abandi bo babaga bagenda ijoro ryose bibaruhije. Tuzamukira ku byo duhagazeho, ku byo twamenye, ku byerekeye icyiza n'inyungu, ku bwibone twimuye n'amarangamutima mabi twatsinze, ndetse n'ibibi tunesha dusakirana nabyo buri saha. Ibintu byose bisanzwe n'ibiba buri munsi bitangirana n'isaha kandi bikayisoza. Ibitunezeza n'ibitubabaza byose ni ibirundo dushobora kuzamukiraho. Reka duce bugufi bavandimwe, bundi dusenga Imana. Wowe wera, wowe wera, wowe wera, Mana ikomeye, Mana itunganye, Mana ikiranuka, Mwungeri mwiza utayobya inama, gitare kisungwa n'amahanga kandi Imana itegerwa n'inkozi z'ibibi. Turagushimye cyane nanone muri iki gitondo kubera ko wongeye kutugirira neza ukararikira imitima yacu kuza imbere yawe. Turabigushimiye, uhabwe icyubahiro. Nyakubahwa, kuba tugihumeka nuko hari byinshi bidatunganye bikiri muri twe gushaka ko dutunganya. Kuba twongeye mu bantu bagize amahirwe yo kuba tugihumeka, turabigushimiye. Ngaho rero ubwo tuje imbere yawe uturinde ko twataha amaramasa, ahubwo turakwinginze kugira ngo ubwo natwe twemeye kuza imbere yawe, turagusabye kugira ngo uturebane amaso y'imbabazi, udusobanurire ubwiru buri muri aya magambo yawe yera. Tubigusabye mu izina ryera rya Yesu, amen.
Yesu ashimwe nshuti bavandimwe, dusangiye gupfa no gukira, dusangiye amakuba no kurenganwa. Mbese mwaramutse neza? Reka dutekereze ko mwaramutse neza, ariko niyo mwaba mutaramutse neza, mupfa kuba mwaramutse. Icy'ingenzi ni ukuramuka. Kurama nukuramuka niko Umunyarwanda yavuze, ati kurama nukuramuka. Rero uwaramutse apfa kuba ahumeka, yaba ahumeka neza, yaba ahumeka nabi, yaba ameze nabi cyangwa ameze neza, haba ari mu bibi cyangwa ari mu byiza, dukwiriye guhora dushima Imana. Kandi igitambo cy'ikaruvari nzi neza ko cyishyuye ibintu byose, n'ideni ryose twari dufitiye, ideni ryose twari dufitiye umwanzi. Nzi ko mu gitambo cy'ikaruvari birakoranye, mu gitambo cy'ikaruvari ubwishyu bwose burimo. Nimureke dushima Imana rero ku bw'icyo gitambo cy'ikaruvari. Muri kureba hari umutwe wacu uri kuvuga ngo umusinziro utera ububata. Ntabwo tujya dutinda, turi kwifuza kujya dukoresha iminota mikeya. Mu gitabo cyitwa umutima w'umuntu twasubikiyeho ku mugoroba, hari ibintu twasanze mu mutima w'umuntu biri mu mitima yacu. Twavukanye, abatubyaye nibyo bafite. Abatubyaye hirya umuntu yaremye yaratunga, Imana yaremye yaratunganye, ariko akimara gucumura biriya bisimba, biriya bikoko bikomeye cyane, njya ntangazwa no kumva abantu bavuga ngo bazacika inyamaswa, kandi inyamaswa zituye mu mitima yabo. Rero kandi inyamaswa imwe y'ingwe, iyo Daniyeli yeretswe bavuga bazacika, iri mu mitima yabo. None ngo bazacika inyamaswa, bagenda bahoberana n'inyamaswa, none ngo bazacika inyamaswa. Ntibazi n'inyamaswa iyo ariyo bagomba gucika, kandi mu mitima y'abantu harimo inyamaswa. Mwabavandimwe mwe, nk'uko mubizi twabonyemo inyamaswa, twabonyemo igikeri. Buriya rero wa muntu uteze amatwi, mu mutima wawe harimo igikeri kigereranya ubute, harimo akanyamaswa kagereranya na kubunebwe, harimo n'ingwe igereranya umujinya, harimo inzoka igereranya uburyarya, harimo iyi ngiyi yitwa ingurube igereranya umwanda ndetse no kuryagagura no kutirinda. Hakazamo isekurume yo yisha abantu muri iki gihe. Abantu bararangiye. Ikintu cyitwa ubuhehesi nicyo kintu kigomba gusoza gahunda zose. Harimo Satani noneho washinze ibirindiro mu mutima w'umuntu. Ni kuri yavuka umutima we umeze. Baza mugenzi wawe uti, wari uzi ko umutima wawe umeze gutya? Baza umugabo wawe, baza umugore wawe, baza umwana wawe, baza umubyeyi wawe uti, wari uzi ko umutima wawe urimo inyamaswa? Nuko umutima w'umuntu uvuka umeze. Noneho rero iyo tugeze muri Zaburi ya 51 hari ikintu tuhasanga. Ngaho reka dutangire tubumbure Bibiliya zacu turebe Zaburi ya 51. Hari ikintu turasanga muri iyo Zaburi. Hari ikisobanura ku mutima abantu bavukana. Ibintu abantu birirwa batekamwe imitwe ngo bari mu itorero, nyamara mu mitima yabo hakirimo inyamaswa. Ibi bintu nabyo bigomba kujya ku karubanda. Uyu mutima tugomba kujya mu gitondo tuzinduka tuwutunga urutoki, ikigoroba tukawutunga urutoki, byibuze tukareba ko hari n'akanyamaswa na kamwe kasohoka muri uyu mutima. Nguwo Dawidi, Zaburi ya 51 umurongo wa 7. Dore naremanwe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Nyogokuru wawe, sokuru wawe mu byaha nimwo se nawe yamubyariye, niho ubuvivi bwamubyariye. Kugenda ukagera kwa Adamu, uriya muntu wa mbere wakoze icyaha cya mbere cyitwa agasuzuguro. Aka gasuzuguro twokojwe agasuzuguro. Waba uri mwiza, waba uri mubi, waba uteye neza, waba uteye nabi, waba wisiga parufe, waba ibintu byose, waba urya ibyiza cyangwa ibibi, menya yuko uyu mutima w'agasuzuguro, uyu mutima uri muri wowe, ntaho wawuhungira keretse umuntu urumva inama agiye guhabwa. Dore naremanwe gukiranirwa, mu byaha niho mama yambyariye. Urabyumva neza? Dore ahantu nuko wavutse. Turasimbuka rero twigire ku nsanganyamatsiko yacu, umusinziro utera ububata. Umusinziro utera ububata. Twumva uyu musinziro ni bwokoki bavandimwe? Hari umusinziro, hari imisinziro myinshi tujya tubona. Njye noroye inkoko zikaya zigira imisinziro. Ukabona ukabona inkoko itangiye kugenda ikunda umutwe, nyamara yarwaye umusinziro, igahagarara. Yahagarara ukabona irasinziriye. Amaherezo ukabona itangiye kugenda iseta ibirenge. Nyabuneka iyo byageze mu dushwi, noneho bikaba kabaye, ukajya kubona ukabona udafatirana ngo yihe urusenda hakiri kare, amazi ari mu rusenda.
ngo igire ibe yagira kuraje, ugasanga inkoko ziranapfuye zirashize. Uyu musinziro utera urupfu ni umusinziro bwoko ki? Ese uyu mworozi ufite inkoko zirwaye umusinziro, ese uyu musinziro ni bwoko ki? Ese uyu musinziro urahari cyangwa ntawe uhari? Byibuze niba tumenye ngo uzaza tuwirinde, nimba uhari tumenye uko twabona umuti w'uyu musinziro. Twumve umusinziro utera ububata. Itangiriro twabonye ko aricyo gitabo turi kwiga ndetse n'ibyahishuwe, aho ko Bibiliya itangira nuko isoza, niho hantu turi kwibanda cyane bavandimwe. Reka dusimbukireyo bavandimwe. Itangiriro igice ni icya 15. Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Ngaho rero umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ninjye ngabigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera ki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka mu rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe hejuru ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Umva, aramubwira ati, ninjye Uwiteka wakuvaniye muri Uriya Bakaludaya ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa ni iki? Aramusubiza ati, endiriza ry'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi n'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanyije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, Aburahamu akazigurutsa. 12. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Yumva? Nanjye nzacira Uwiteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanye ubutunzi bwinshi, ariko weho uzasanga basogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kwa Mori kutaruzura. Maze izuba rirenze hatakibona, ikome ricumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburahamu isezerano ati, urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini ari rwo Ufurate, igihugu cy'Abakeni n'icy'Abakenizi n'Icy'Abakamidoni n'icy'Abaheti n'icy'Abaferezi n'icy'Abarafa n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abagirugashi n'Abayepusi. Ngaho rero Uwiteka ahamagaye Aburahamu. Aburahamu wari uzi n'ibindi? Aburahamu, wowe nunyizera ngiye kugusezeranya amasezerano akomeye. Aburahamu yari mu zabukuru, umugore we Sarayi yarageze mu zabukuru, nawe atakijya mu mihango y'abagore. Umuntu utakijya mu mihango y'abagore rero ntabwo aba akibyara. Yarageze mu zabukuru rwose. Sarayi yari amaze kuba umukecuru, ariko yari mwiza cyane. Aburahamu nawe yari umusaza. Nuko Uwiteka aramuhamagara ati, Aburahamu, ati rero ubu ngubu nzakuraga iki gihugu, nzaguhindura ubwoko bukomeye muri wowe ni mu isi yose, amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha.
ariko Aburahamu arareba akurikije uko ameze aravuga ati umva ave. Sara ni umukecuru, nanjye ndi umusaza, ubwo si cyamenyesha yuko uzandaga iki gihugu kureba Eliyezeri umunyadamasiko, uyu nguyu twirirwa tugenda nawe umugaragu wanjye ko ari uzaraga igihugu cyanjye, ubu ngubu koko mana ubona naragwa, ubona umugisha uzava hehe? Aramusohoka namubwira ati ngaho raramurebe hejuru, nuramuka wizeye dore uri kubona inyenyeri zo kwijuru ko zingana, nawe ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu aravuga ati ave, akomeza kuburana ati none si cyamenyesha ubundi yuko nzaragwa iki gihugu cyangwa se ibyo bintu nsezeraniye ari ukuri ni igiki? Nuko Uwiteka aramubwira ati umurongo wa 9, endiriza y'inka n'iy'ihene imaze imyaka 3 n'iy'imfizi y'intama imaze imyaka 3 n'iy'intungura imwe n'iy'icyana cy'inuma, maze yenda ibyo byose abicamo kabiri arabyerekeranya, keretse za nyoni n'izatagabanije inkongoro zagwaga ku mirambo Aburahamu akazigurutsa ku kirengarenga. Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icura burindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazabakorera baho, nabo bazababaza imyaka 400. Ngaho ntimwumva? Ibyari inama bihindutse isoko, hariya kwa Aburahamu. Yamubwiye ati nzaguhindura ubwoko bukomeye, ariko ibyari guhinduka ubwoko bukomeye bihindutse ububata bukomeye. Ububata. Aburahamu akoze kosa ki? Aburahamu yagombaga kurinda bino bitambo akabigurutsa, ariko Aburahamu ahuye n'ikibazo. Hari ikirengarenga agashuka abaja, cyangwa se icyo abashumba bita kiberinka. Iri zuba Aburahamu akomeza gutegereza isezerano. Ngira ngo mu gutegereza abantu bategereje mu gusinzira. Matayo 25, icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'umugani w'abakobwa 10 bose bajyanye amatabaza yabo. Tubibona neza muri Matayo 24, umugani w'abagaragu 2. Ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igero cyabo? Uwo mugaragu arahirwa, shebuja naza agasanga bikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo atunze byose. Ariko umugaragu mubi nibwira mu mutima we ati databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu be no gusangira n'abasinzi. Uwo mugaragu shebuja, uwo mugaragu azaza umunsi atazi n'isaha atazi, amucemo kabiri, amuhanane n'iryarya, niho bazarira bakayikenyera amenyo. Icyo gihe ryari, icyo gihe umugaragu mubi yakubise, n'igihe umugaragu mubi yakubise, n'igihe umugaragu mwiza ari gukubitwa agakubitanwa n'abagaragu. Bose bafite abagaragu bacitsemo imigabane 2. Icyo gihe bacitsemo imigaragu 2, nubwo bose bari abagaragu, ariko shebuja yari yaciyemo abagapiteni. Bamwe akabagira abakuru b'itorero, abandi akabagira abapasitoro, abandi akabagira abagenerali conference, abandi akabashyira muri headquarter. Abandi bose igihe ibintu bimeze bityo hakabonekamo abagaragu babi badatanga igihe cyaryo, bagakubita abagaragu bagenzi babo. Abagaragu bakabona inkoni zirabariye bakiruka, bamara kwiruka abandi bifatanyije nabo bakirukankana nabo. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'umugani w'abakobwa 10. Abakobwa 10 bose bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko umukwe atinze. Bose ko ari 10 barahunikira barasinzira. Umukwe atinze. Uyu musinziro ni bwokoki? Uyu musinziro umeze utubundi? Uyu musinziro uri kuvamo ububata ukavamo urupfu? Uyu musinziro mwabavandimwe mwe ni bwokoki? Ko tubonye Aburahamu ikosa rimwe akoze, ariko mu gicuku hahita hatandukanamo ibintu. Mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe araje, umukwe nawe aza mu gicuku. Ariko wumve ko Aburahamu nawe niko bimugendekeye. Aburahamu yabwiwe ati wowe utegereze urinde bino bitambo. Ibi bitambo nicyo kigaragaza ko haye agaciro isezerano nasezeranye nawe. Aburahamu ariko kuri rya zuba ryitwa gashukabaja, iri zuba ni bwokoki? Iri zuba ingingo ya 913 yo mu byaduka na 915 ivuga ngo ni izuba ry'imbabazi. Izuba ry'imbabazi bavandimwe. Aburahamu nawe ategereje, nuko ategereje Uwiteka ngo basezerane isezerano. Nuko arangije Aburahamu bimwe bita akabari abahari hakurya bita itiro. Hagira itiro.
hagize itiro byagenze bitaburamu arasinzira. Ahantu muri gusinzirira uyu musinziro wa Aburahamu ni bwoko ki? Uyu musinziro w'aba bakobwa 10 ni bwoko ki? Uyu musinziro mwokabyara mwe, uyu musinziro w'abantu b'uyu munsi, hari abakobwa 10 ko bakubiswe, 5 ko bakubiswe, 5 b'abanyabwenge ko bakubiswe, n'aba bapfu bagakubitwa, kandi ko bakubiswe n'umugaragu mubi, kandi ko ishungura ryarangiye mu bagaragu hagasigara abagaragu bakubiswe ariko nabo haracyarimo 5 b'abanyabwenge ko basinziriye bose na 5 b'abapfu bagasinzira. Uyu musinziro uri gutera ububata ni musinziro bwoko ki? Ni uwuhe musinziro umeze gutya? Aburahamu barasinziriye, ibyari inama bihita bihinduka isoko, bya bikona yagurutsaga n'inkongoro yagurutsaga ngo zitarya ibitambo abarasinziriye zirabigurukana. Uwiteka aje asanga inkongoro nizo ziririye ibitambo, ibyari inama biba bihindutse isoko. Ntabwo mubyumvise se hariya ku kirengarenga? Abaja mujya mubona abaja ukuntu abaja bataragurika banyaragurika bajya hirya no hino, nuko ari izuba rijya ribabeshya. Hari akazuba kitwa gashuka abaja kajya camo muri saa 11 na saa 12, ukabona kari kwaka umuhondo, ukabona ni hari ukuntu kajijishije kari akazuba baje bajya bakibeshyaho bakanyaragurika. Banyirabuja akajya akabona buhise bwira tahiye rimwe na nyirabuja, akabona ari kwinjira mu rugo rimwe na nyirabuja, ari akazuba kitwa gashuka abaja. Ririya ryitwa kibera inka, ujya ubona rimuri kumweru n'umuhondo, ukabona inka ziri gusa neza cyane. Hariya niho abanyarwanda bakuye umugani uvuga ngo wanga gufata ihene igihebeba warangiza ugahebeba nkayo. Twajyaga tujya kwiterera agapira, ukiterera agapira nyamara rya zuba ryitwa kibera inka, ukareba twajyanaga ihene n'inka n'intama byose tubiragiye, ukiterera agapira, ihene ziri hariya waziziritse ziri kurisha wakiza hari ubwatsi, ariko rya zuba rikakubeshya. Hene zigahebeba wapi, ukiterera agapira, hene zigahebeba wapi, ukiterera agapira. Bwatangira kugenda buhumanamo gakeya, rya zuba ukuntu rizima diregite ryihuse. Ihene ikavuga ati ninkomeza rero guhebeba impyisi zaza zikandya. Kugira ngo iyo hene uyifatishe aho ziziritse, wagenda guhebeba nkayo kugira ngo yumve ijwi ryawe, yakugirira umugisha, yakusinzi nimba ari n'umugisha, yakugirira imbabazi, ukumvira hebebye irakwikirije. Irahebebye ikakwikiriza, ikabira gutabaye, ukabura yicyuye. Ariko ubundi abanyarwanda bayitegereza ibyo bintu, ukuntu abanyarwanda bacaga imigani bitegerezaga ibyo bintu, baba bicaye ku mashyiga mu mbari hirya barimo bavuza imyirongi, baganira cya kiganiro, bagahita bavuga ati ariko burya rero wanga gucyura ihene, wanga gufata ihene igihebeba ugahebeba nkayo. Ni iyihe hene iri kuvugwa hano? Imbabazi nizo ziri kuvugwa, ni imbabazi ziri kuvugwa. Wanga gufata imbabazi z'igihari ukazahebeba nkuko nazo zagushakaga, ukababwiriza babwiraga bakubwira bati nyabuneka uyu musinziro uri gutera ububata, ukabyanga kubyumva. Ibyari inama kwa Aburahamu ko bihindutse isoko. Wumve umurongo wa 12. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima wicura burindi buramufata. Uyu musinziro wa Aburahamu ni bwoko ki? Uwiteka abwira Aburahamu ati menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Isezerano ry'Uwiteka, kuko Uwiteka yasezeraniye Aburahamu isezerano, kugira ngo utagira ngo Uwiteka arivuguruza. Hari ibintu Uwiteka adashobora kuvugana nawe uko byagenda kose bitewe n'ahantu uri. Yabanje kumukura muri uriya bakarudaya kugira ngo isezerane nawe amasezerano. Ko twababwiye, hari ibintu Imana itavugana nawe, hari isezerano Imana itagusohoreza uko byagenda kose bitewe n'ahantu uri. Icyo kintu cyunacyumve neza. Aburahamu irategereje. Aburahamu yabyaye Isaka. Aburahamu yabyaye uyu muhungu dukunda gusekura naho n'Abisilamu yitwa nde? Uturuka kuri Hagari. Ariko isezerano ryari riri kuri mu gice cya 18 cy'itangiriro rigaragaza ko isezerano ryari riri kuri Isaka. Isaka yabyaye Yakobo, abyara Esawu. Imana igiye gusohoza isezerano yarisohoreje ku witwa Yakobo. Tuzahagera. Yakobo niwe waje kwitwa Isirayeli. Isirayeli niwe yaje kuvamo imiryango 12 yabakomoka kuri Yakobo. Abangaba nibo biswe bene Isirayeli, nibo bitwa Abisirayeli.
Abangaba nibo bagiye muri Egiputa banyagwa ya myaka 400 Imana yavumyeho Aburahamu ikamubwira ati wowe kubw'ikosa ryawe ryo gusinzirira ahantu hatariho imyaka 400 izi nkondo uzazikubitwa z'ubuferi 400 ugomba kuzikubitwa z'ubuferi. Ngizi bishushanya icy'umunsi wa none. Aburahamu umuryango wawushyize imyaka 400 bari mu bubata. Umusinziro utera ububata abanzu na wumve. Umusinziro bavandi mutera ububata. Uyu munsi ninde wari uhagaze muri uwo mwanya? Ninde wari uhagaze muri uwo mwanya? Abarinzi Imana yashyize mu maboko itoro ry'Abadiventiste munsi wa 7. Itoro ry'Abadiventiste munsi wa 7. Imana yarishyize mu maboko kwica isi cyangwa kuyikiza. Ikimenyemenye cyuko ibyo bintu Imana yabishyize mu maboko Abadiventiste munsi wa 7 nuko ari we yahaye ubutumwa bw'abamarayika 3. Nta handi uzabusanga. Nta handi uzasanga bigisha ibyahisho igice cya 14. Nta bagatulika uzabisangana, nta ba protestant uzabisangana, nta ba pentecost uzabisangana, nta ba restoration uzabisangana, nta barya bitwa umungeri mwiza uzabisangana, nta Abadiventiste nibo bafite ubutumwa bw'icisi cyangwa buyikiza. Ariko barahari cyane abahari bari hehe? Nimuberekana aho bari. Niho tugeze. Umusinziro utera urupfu. Fata intambara ikomeye tubikwereke. Intambara ikomeye page ya 422. Noneho wumva ukuntu tugiye gushira twese. Kubw'uyu musinziro tugiye gushira. Kurikira neza wumve. Ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Iherezo rya benshi riri hafi kugera. Imibereho yacu y'ahazaza ndetse n'agakiza k'abandi bantu bishingiye kuguhitamo kwacu kwa none. Wabyumvise ariko fata ikaramu muri iki gitondo usurinya aha hantu. Dukeneye kuyoborwa na Mwuka w'ukuri. Uwizera Kristo wese akwiriye kwibaza ati Mana yanjye ushaka ko nakora iki? Dukeneye kwicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka, twiyiriza ubusa kandi dusenga kandi tukigana ijambo ry'Imana umwete mwinshi, cyane dutekereza ku bijyanye n'urubanza. Tugomba kugira umwete wo kugira ubumenyi bwimbitse mu by'Imana. Dutekereza ku bijyanye n'iki? Dufite icyigisho hariya kivuga ngo urubanza rwaciwe nabi, rutakurikiranwe. Wumve noneho urubanza hariya. Tugomba kugira umwete wo kugira ubumenyi bwimbitse mu by'Imana. Nta gihe na gito dufite cyo gupfusha ubusa, ibyaduka bikomeye biratugose. Turi mu gikingi Satani yishimira. Nimuhunikire yemwe barinzi bashyizweho n'Imana, kuko umwanzi abasatiriye ahora arekereje ngo igihe cyose mushobora gucika intege cyangwa se muhunyiza abagwa gitumo maze abahindura umuhigo we. Ntiwumva se? Surinya hariya hantu abarinzi bashyizweho n'Uwiteka. Teddy Wilson hariya. Ndagira ngo mbereke ikintu gikomeye hariya. Ikintu gikomeye mwebwe mutabasha gutekereza. Ikintu gikomeye mwebwe mutabasha gutekereza. Abarinzi ni itoro ry'Abadiventiste munsi wa 7. Abitwa abagaragu shebuja yasigiye abandi bagaragu kugira ngo babagerere igihe cyaryo. General Conference ihagaze ite ku bintu bijyanye n'urupfu nkurikije reka mbabwire. Nkurikije ahantu ibintu by'uru rukinduro bigeze abantu, aho makuru yabyo ageze, aho makuru ntangazwa n'abantu birirwa uravuga ku itora ry'Abadiventiste bakaburana. None se tubigenze gute? Duceceka nituvuge? Ibintu bikomeze bigere ndabaga abarinzi barasinziriye, nicyo kirego turi kuregwa. Dukomeze duceceke ngo mwirwa mukusanya ibintu hirya no hino? Mwabonye umuntu hariya twahoraga tuguguza avuga ngo dukusanya ibintu hirya no hino biteye ubwoba. None se ubwoba nitwe tuba twabikoze? Umuntu ari kukubwira ngo abantu bari kuryama, abantu ukubye ukareba nawe wawe ureba hakuzengurutse, umuntu ari kugera mu gitanda bugacya yapfuye. Abapasitoro bagahagarara aho ngaho bakamuririmbira ngo aheza mu ijuru tuzahurirayo. Muzajya mubabeshya ariko mubaha amaturo, ariko namwe bazajya bababeshya bababwire ngo mwitabye Imana. Ninde wababwiye ko Imana yakira imirambo? Ninde wababwiye ko Imana yakira abapfu? Imana abantu babura kwiyegurira ari bazima bakajya kwiyegurira abapfuye. Ngo uzaruhukire mu mahoro. Aruhukire mu yahe mahoro? Umuntu arapfuye ngo aruhukiye mu mahoro?
uguye hejuru y'inkumi aguye mu mahoro, upfuye yibaga uwazengereje abantu ruhukire mu mahoro, ngo ni ukubera yari yanditswe mu gitabo cy'itorero. Muzajya mubaha amaturo namwe babiture kubabeshya ati yitabye Imana se. Imana ihamagara imirambo, Imana ihamagara abantu bazima. Njyewe nitabye Imana leta tariki 9 z'ukwa kane nibwo nitabye Imana. Wewe wayitabye ryari ko twirirwa tubwira abantu ati ibintu byakomeye nimushakashaka Uwiteka bikiri gushoboka? Ubu wabura kugaragaza ibintu biri kuba. Dr. wapfuye Rashid Buta ubu nitwe twamwishe. Ntiyavuze ngo 2025 ntabwo ari ya video mwayirebye hari yasinayishyizeyo 2020. Ubu Rike Montanye nitwe twamwishe. Ndagira ngo nkubaze abandi ba docteur uriya swibye ko nawe baramwica, ndi kureba nkabona na minsi aramara. Turamukunda twese. John Campbell afite abantu barenga miliyoni zirenga 10, ashyiraho video tuba twayibonye, ari kuvuga ibintu urebye ahantu ibi bintu abapasitoro bahagazemo ahantu bigeze abantu, ahantu bigeze uyu munsi wa none. Batubeshye ko bari kudutera umuti, bawudutera ku ngufu, atari n'umuti bari kudutera. Umusinzira utera ububata. Nuwuhe musinzira utera ububata? Dr. Peter Makara ntabwo mwarebye ibyo yavuze hariya mu nama zabo? Umva rero, iyi mitwe Imana yaduhaye, uwo mutwe wawe wikoreye uwo nguwo Imana yawuguhereye gutekereza. Mwirinde ubuntu bw'ubugambo bw'abadive. Ikintu cyitwa uravuga ku badive abantu bakarakara. Ubugambo bw'abadive biyeguriye Satani koko. Umuntu aravuga ku kintu cyitwa ubuntu bw'ubugambo. Uyu mutwe Imana yawuduhereye iki? Ngo bari gukingira malaria, ngo bari biti bari gutera mu nzu, ngo bari gukingira malaria, ngo bari gukingira igituntu, ngo bari gukingira covid. Bakingira iki se? Wakivujije covid ntiwikinduze covid. Ko ari ugukindura abantu. Buretse turebe noneho, buretse twegera imbere murebe. Nta byahishuwe igice cya 13, nta byahishuwe igice cya 14 bibaho hatari mu rukingo rwa covid-19. ntabyo uzabona. Muziyegurira Imana cyangwa mu byihorere. Ntangazwa n'abantu bajya bavuga ngo amahoro. Umva hano mu guhumuka no guhoma muri groupe nta jambo ryitwa amahoro muzigera muhumvira. Amahoro atabonewe muri Kristo Yesu. Tuzabarangira inzira y'ahantu amahoro aboneka. Nta jambo ryitwa amahoro rizongera ko ntaryo rizigera ryumvikana hano. Ushaka amahoro azajya hariya ku rusengero. Amahoro bari kuyavuga. Nta modoka tuzagusezeranya, natwe nazo tugira. Nta mazu tuzagusezeranya, ntayo tuzabasezeranya. Ntangazwa n'abantu turirwa tuvuga tubwira abantu kujya mu nyanya niho bari gutera inkingo. Noneho mu nyanya nimwabibonye se? Mwepinari, mu vegetables, mu fruits niho bari gutera inkingo. Turi kurya inkingo. Ibyo bari barananiwe kugeraho, ariko Imana igishima ko babigaragaza kugira ngo natwe turokoke. Urumva neza ngo hari amahoro sari kuva hehe? Ezekieli, Yeremiya igice cya 8 hari iki? Abarinzi. Ezekieli igice cya 33 Imana ishyiraho Ezekieli kuba umurinzi. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baca hejuru. Koko nta soni koko. Barwomoye baruca hejuru bavuga ngo ni amahoro. Nyamara ni amahoro ahari. Ibintu muhora muvuga ngo tumeze nk'abantu bambariye inkweto irimo umusumari. Nta bizigera byumvikana hano. Twebwe ubwo butumwa ntabwo Imana yaduhaye. Ntabwo. Umusinzira utera urupfu. Buriya koko Teddy Wilson azindaye gute? Namwe mumbwire. Kugeza ubwo avuga ngo ngaho muceceke mwese. Kuri iki kibazo cy'urukingo mutore hoya. Imana yamubwiye tugiye kwica isi cyangwa uyikize. Ahitamo kwica isi. 2020 iyo ziriya nsengero zacu zikomeza zifunze, nta kindi kintu cyagombaga kuba. Iyo yavuga ati umudive wese ibingibi 2016 2017 nibyo twabigisha ubutumwa bwa Marika wa 3, nihagira umudive n'umwe uzakingura urusengero, bagombaga guhita bashyiraho umunsi umwe bati nimba ari iyo myumvire mufite tugiye gushyiraho umunsi umwe twese tujye twumva misa na Gatolika, tujye twiga ibintu by'umurongo umwe. Ingingo byagombaga guhita byica abantu mu buryo bugaragara, atari iriya mitwe ngo abantu bapfuye n'abapfuye mu buryo bugaragara. Nuko byagombaga kugenda, ariko nimurebe bakaba bashyizeho umunsi umwe tukaba turatashye. Imyaka 3 tumaze twagombye kuba twaratashye.
hagiye kuvuga aravuga ati ariko biriya bintu umusinziro utera ububata, uyu musinziro nibo Teddy Wilson niwe muntu Imana yari yahaye kwica isi cyangwa kuyikiza, kwica isi cyangwa kuyikiza. Ubyemere cyangwa unabyihorere. Akoze iki? Akoze iki? Nshaka kumbwira nicyo akoze. Abandi bapasitoro bose bakurikije ikigero cye, bose bakurikije ikigero cye. Reka tunabyumve neza. Bakurikije ikigero cye. Ngewe bariya twakurikiza Bibiliya. Reka mubwire, uwambwira ngo bari abantu bafatira umwanzuro, umuntu wese yaba wa leta yaba umuganga, umuntu wese wagize uruhare muri ubu bwicanyi, Rashid Butera avuze ati ngewe ntabwo nshaka kugira uruhare muri iyi jenoside igiye gukorwa, baba baramwishe. Muri iyi jenoside ntabwo nshaka kuyigiramo uruhare, ntabwo nshaka ko aba bantu bapfa ndeba. Ngewe ndi kubyirebera muri experiment, ndi umwe expert w'ibi bintu. Rike Montanya yavuze ngo iki? Aba bantu bavuga ngo tubafate, ngewe dore iki nababwira ati umva, Bibiliya urayemera pasitoro? Ati ndayemera. Wowe muganga Bibiliya urayemera? Ati ndayemera. Leta we Bibiliya urayemera? Ati ndayemera. Aro bumbura mubwira aho dusoma. Gutegeka kwa kabiri igice cya 19 umurongo wa 21. Ntuzababarire umeze atyo, ubugingo buhorerwa ubundi, ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, ikiganza gihorerwa ikindi, ikirenge gihorerwa ikindi. Nuko nguko ngaho kubakura amenyo, kubanogora amaso, kubaca ibirenge, nimba ijisho rihorerwa irindi. Ibi murabyemera muri Bibiliya? Turabyemera. Are vuba amakayi yose bigiyemo nkayafata nkagenda nyabahonda mu mutwe vuba. Dore ngibi singibi muri Yesaya 56. Yesaya 56 nta kintu dusangayo. Uwiteka afite agahinda kenshi kubw'umusinzira abantu bari gusinzira. Abantu bari kugenda basinzira. Umusinzira utera ububata niwo turi kureba. Ndaje ngaruka ku bantu bari gusinzira umusinzira umeze utyo. Ibintu bari kukubwira ngo ibintu bimeze nabi, ntabwo ushaka kumva. Yesaya 56 umurongo wa 10. Abarinzi be ni impumyi bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Umusinziro uri mu rupfu. Musinziro none ngo dutorotse umugabo agaragu babi, dutorotse abarinzi babi, imbwa zitamoka turazihunze, none ngo namwe muze tubasinzirize. Operation 7 by'umwihariko umuntu uri mu Rwanda tukakubwira ngo senga ukagunga ubwuma mu Rwanda. Ejo bundi bazakwicundaga ku gikanu, bazakwicundaga ku ijosi, ntabwo wabibonye? Ni bukeye bwaho bavuga rimwe gusa, uzashakira ubuhungiro ku Uwiteka. Twarakubwiye ngo mushake, twarakubwiye ngo uze muri Operation 7, twarakubwiye ngo wiyunge n'Imana, dore umutima wawe ufite ikibazo. Bazakwicundaga ku gakanu, uzirukanyira gushaka ababwiriza, uzabashaka ntawe uzabona. Ngibi abarinzi be ni impumyi, bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Uwiteka afitanye ikibazo n'imitima imeze itya. Abana ni bande bari kuvuga abarinzi naba? Sabungeri, saba pasitoro, saba bakuru b'amatorero. Uyu munsi bari mu biki? Ninde muntu uri kubwira akaga kegereje abantu? Ninde? Umurongo wa 11. Ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga, nabungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo, umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Dore Uwiteka ngo uyu hano, nguyu Uwiteka ikibazo. Imbwa z'ibiragi zitamoka. Uhereye kuri Teddy Wilson ukamanuka hepfo ukamanuka. Ngiki kijambo ry'Imana rivuga. Ngiki ubu abantu bagiye kuba bakorana na mudasobwa, abantu bagiye guhindurwa batinganye. Abantu bari kuvuga ngo dutegereje dimanche. Jya nangazwa n'abantu nabo bari ahanga bavuga ngo tuzajya mu cyaro muri dimanche. Inyanya ni mwazibonye uko biri kugenda, epinari ni mwazibonye, fruits, vegetables ni mwabibonye. Mwahaye amafaranga batayafite tukigira mu cyaro. Ko muzaza mudusanga we mwirukanka kuri mucaka ngo uzajya mu cyaro. Ubu ngubu buretse abantu bazahumbya byararangiye. Umusinziro wa Abrahamu ushyize icyanga ryose mu bubata. Byagenze bite se kwa Buneri?
Abuneri generali majoro warindaga Sawuli. Dawidi agenda akamucuza, akamufata ikinyita cyo ku mwenda we, akamwiba n'icumu, agacyana n'urunywero rwe. Byagenze bite? Generali majoro wari urinze umwami arangije amubwira ati ese icumu ryawe riri hehe Sawuli we? Sawuli kwaruko Dawidi yamubabariye siniyagombaga kumwica. Uyu mutima urimo ikintu cyitwa ubunebwe. Tugaruke ku mitima y'abantu bari kugenda basinzira mu nzira. Uyu mutima urimo ikintu cyitwa ubunebwe. Abagenzi bameze gutya barahari. Abari gusinzira gutya, muri gusinzira gutya, muri kubona ari igihe cyo gusinzira. Uri gusinzira utaratura ibyaha, uri gusinzira utarihana, uri gusinzira utarabona country living. Uri gusinzira se uri gusinzira hejuru y'iki? Uretse igitabo cyitwa Umugenzi, abasinziriye naburiye inkike. Uretse wumve rero, naburiye inkike nabo barasinziriye. Aburiye inkike barasinziriye. Yemwe umva, sinzi uyu musinziro utera ububata ni bwokoki. Nuko ndota agenda atyo kugezaho yegereye ku gikombe, abonamwe abantu batatu basinziriye hirya y'inzira ho hato, bafunze iminyururu ku maguru. Umwe yitwaga Muswa, undi yitwaga Bute, uwa gatatu yitwa Ruhangara. Uyu witwa Bute ntabwo agereranwa n'icyitwa Kanyamaswa, totoizi twabonye mu mutima w'umuntu. Ibi ni ibintu bibera mu mutima w'umuntu. Nta bute buri mu mugabo wawe, nta bute buri mu mugore wawe, nta bute buri mu muryango wawe, nta bute buri muri wowe, baza mugenzi wawe, nta bute wumva ufite. Ubute. Mukristo abonye baryamye batyo, ajya aho bari ngo ahari yabakangura, arabahamagara ati yemwe abasinziriye, muhwanye n'abasinziriye ku isonga ry'igiti, nuko nimukanguke tugende kandi mwemere nanjye ndabafungurira iyo minyururu. Kandi ati uzerera n'intare yivuga nk'uko biboneka mu rwambere rwa Petero igice cya 5:8, yanyura aha nimwabura kuba umuhigo w'amenyo ye. Barakanguka baramureba, bamusubiza batya. Muswa aramusubiza ati simbonye ko hariho akaga. Bute aramusubiza ati bute bwa bundi buri mu muntu, reka nongere nisinzirireho hatoya. Uyu musinziro ni bwokoki bavandimwe? Ruhangara aramusubiza ati ikibindi cyose giterekwa ku yacyo ndi. Bavuze ibyo barongera bararyama barasinzira. Mukristo akomeza urugendo. Mukristo uri mukristo cyangwa uri muswa? Buretse mbaba bana hano bakomokaga, wumva ikintu giteye ubwoba kirimo hano. Ariko ababaza nuko abantu bari mu kaga kameze gatyo batitaye kugira neza k'umuntu ushatse kubakiza ku mbabazi, abakanguye abagira inama, yemeye kubafungura iminyururu. Akibabajwe n'ibyo, abona abantu babiri burira inkike y'ibumoso bw'iyo nzira ifunganye kugira ngo bayigeremo. Barihuta bamugeraho vuba. Umwe yitwa Mihango y'idini, undi yitwa Ndyarya. Bamugezeho, Mukristo aganira nabo atya. Ariko uri kumva, uwitwa Mihango y'idini na Ndyarya, nimba hari umuntu ukora imirimo myinshi, ni umuntu wa mbere watsinzwe n'ibyaha. Atangira gufasha, tangira kujya muri korari. Ibyo bintu ninde wabikubwiye? Ubu ngubu ejo bundi tuzihiriza, niwe muntu uzatanga amafaranga menshi. Umuntu ibyaha byatsinze akabona inzira yagiye ahumanya, akabona gusubiramo kugira ngo azisukure, birakomeye. Bavuga gufasha agafasha, bavuga gutera inkunga ni utera inkunga mbere na mbere. Arababaza ati murava he mukajya he? Baramusubiza bati twavukiye mu gihugu cyitwa Ndirarira, turajyanwa mu misozi Siyoni no gushimirwayo. Arababaza ati ko mutinjiriye mu irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira, ntimuzi yuko byanditswe ngo uwinjirira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi, uwo ni umujura n'umunyazi.
dufite icyigisho hariya twize kivuga ngo iminsi y'umujura ku irembo irabaze. aba bantu baturuka mu gihugu cyitwa ndirarira bameze batya, ndyarya na mihango y'idini, nibo bantu ba mbere. aba ngaba kubatahura bikomeye cyane. tuzagera ku cyigisho cyitwa kingura inzira z'ikigendwa. muzabyumva iby'umukwe n'umugeni, muzabyumva. uyu muntu, aba ngaba mu gihugu bavuka mu gihugu cyitwa ndirarira, nibo bantu ba mbere bazagera mu karengane, mu byago 7 batararekura, mu gahenge ntibarekura, mu karengane ntibarekura, ariko mu byago 7 tuzabasanga ngo bazaba binjiye mu mubabaro, ariko ku makanzu yabo handitsweho ngo wapi musanga udashyitse. ntabwo uyu mutima uri muri wowe. umusinzira utera ububata. binjiriye hehe? tubonye ahantu binjiriye ngo baruriye barataruka, binjiriye ahandi hatari muri Kristo Yesu. turabwira abantu kwinjira neza bakinjira nabi bakagunga ubwuma. buretse birasobanuka. yagirinze agera uyu nguyu witwa nta bwenge. ku marembo niho hatangirwa urwandiko. yarinze yinjira nta rwandiko afite, arinjira. barumubajije bararushaka ararubura. muzumva ukuntu ariko yari yahageze. abangaba bazahagera. ndyarya na mihango y'idini, abangaba bazahagera. muvuye mu madini muririmba amahoro, mugeze no mu matsinda muririmbye amahoro, murasinziriye, abarinzi nabo barasinziriye, basinziranye namwe. ibyo bintu ni ibiki koko? uyu musinziro utera ububata. ubu bubata si wo musinziro ubaye mu cya 888 mu ntambara ikomeye, paje ya 328, ngo ibyabaye ku Bisirayeli ni ishusho y'ibyabaye ku Badivantiste mu gihe gitambutse. ubu turongeye turasirikiriye. ubu mutegereje ngo ibyabaye kuri miliyari nibyo bigiye kutubaho. ntabwo bizatubaho, barababeshya. nimba mubona bari ubwaka, nimugire ubwaka mutwihorere, mugire ubwaka mutureke. abazasigara nibashaka bazabe 2. noneho nta kizapfubyiye imperuka, ntacyo. umubare w'inyamaswa wageze mu bantu se ubu ngubu ninde wakubwiye ko ngo hari kizapfubyiye imperuka? tuzahagera, nitugera mu byahanuwe muzaba mureba. uyu mutima Imana ifitanye nawe ikibazo, kandi nutegera Uwiteka ngo wikiranure nawe uraza guhura n'ikibazo. kandi uzibuka yuko twakubwiye uzadushaka nyuma, uzadushaka. umutima wawe ufite ikibazo, ukeneye kwikiranura n'Imana. muvandimwe, ubyumve. nutabyumva unabyihorere. ubu ngubu twitwa abagenzi twese, izina ryabaye icyita rusange. nutabyumva ukomeze witwa umugenzi. ejo bundi bazagukuramo bakoresheje ibindi bintu tutazi, ariko icyo nzi cyo nuko isi yo yateguye ibintu byo kukwambika ubusa, ubugenzi bwawe bukagaragara. turakomeza mu gitabo cy'umugenzi, nicyo turimo. turi mu gitabo cy'umugenzi. nimba uzi ko uri umugenzi ukaba udafite iki gitabo, umenya yuko ubugenzi bwawe buraza kugaragara. iki gitabo nicyo kiri kutumenyesha aho tugeze dukurikije mapu y'umugenzi. mutajegajega, paje 124 mu gitabo mfite hano. nk'uko mubizi turi mu gihugu kiroze, ntabyo mubona. kandi usinziriye mu gihugu kiroze wese arapfa. umusinziro utera ububata. ubwo rero uko nagendaga nabaga ntekereza ku kaga kari muri iyi nzira, no ku bantu benshi bayikurikiye kugera hano bagahagarikwa kandi bakicwa. nanatekerezaga ku rupfu rutegereza abantu benshi hano. umva, si indwara y'igikatu cyangwa urupfu rubabaza rubatwara, kuko usinziriye ahubwo yumva anezerewe. umva gusa, umusinziro wumva unezerewe ariko uri mu bubata. umugabo mukiranutsi amuca mu ijambo maze aramubaza ati, wabonye ba bagabo 2 basinziriye mu bwihugiko? mutajegajega aramusubiza ati, ye nababonye, nyabwangu na mwihazi, kandi ndakeka ko bazahaguma kugeza bahaboreye. ari gihe wajya kubona ukabona ahantu uri gusinzira urahaboreye. ariko nikomereza ibyanjye. mu gihe nari ngitekereza kuri ibyo, mbonye haje umugore wambaye neza ariko ukuze, aranyiha wese ngo turyamane, ndetse n'amafaranga ye yose. mu by'ukuri nari nananiwe kandi nsinzira, ndi n'umukene nyakujya. kandi rwose uwo mukene yari abizi, uwo mukenya yari abizi. ubu barabiyoboye ko dufite ubukene.
uyu mugore nizere kuri kumvira kuri Bibiliya, ubufaranga buri gucaracara hirya no hino, imitego itandukanye bari kuduha ngo tugambanire ukuri. Nuko uyu mukenya yari abizi, uko nakomezaga kumwirukana we yaramwenyuraga gusa. Ubwo rero natangiye kurakara, ariko ntiyabyitaho. Ansezeranya ibindi bintu yampa, anambwira ko niba nemeye kumwumvira azangira igihangange kandi nkagira umunezero, ati kuko ari njye mugenga w'isi. Nuko uwo si gaturika. Uyu mugore ninde mugenga w'isi uri kuvugwa hano? Uyu mugore maraya ukomeye ufite ibizira mu ruhanga rwe ngo abisomye ku mahanga, ninde mugenga w'isi? Nkaba nashimisha abagabo. Mubaza izina rye, ansubiza ko yitwa Muyobya mubi. Iryo zina rirushaho kumunyangisha, ariko akomeza kunkurikira andeshyareshya. Ubwo ndapfukama nerekeza ibiganza mu ijuru, ntabaza uwasezeranije gucungura. Igihe mwarimo hageze nibwo uwo mugore yagiye. Ubwo rero nakomeje gusenga nshimira ubwo buntu buhebuje, kuko rwose ndibwira ko mu by'ukuri atari byiza yanshakiraga, ahubwo yanshakaga kumbuza urugendo rwanjye. Uyu mugore aratubuza urugendo bavandimwe. Uyu mugore aratubuza urugendo. Muntu uri gusinzira, umenye kuri gusinzirira hejuru y'umwobo. Umenye kuri gusinzira hejuru y'umwobo. Mu gihugu kiroga nta muntu usinzira. Abagore bategateze hirya no hino. Urasinzira ibirangaza. Ahazaza aho twavuye, aho twahoze hari kuduhamagara, kandi ahazaza hahora hiteguye guhamagara umuntu wese ufite amazamu atarinze neza. Ahazaza iyo bamuhamagaye ahita yitaba. Iyo asanze nta mwuka w'Imana, iyo ahazaza hasanze nta mwuka, ahashize haraguhamagara. Ahashize iyo haguhamagaye hagasanga nta mwuka w'Imana ufite, hagasanga usinziriye, uba witeguye kwitaba. Witeguye kwitaba. Ubusambanyi iyo buguhamagaye bugasanga usinziriye, uhita witaba. Ubusinzi, ubujura, gukubita umugore, umujinya, uburyarya, umujinya, ubuhehesi, ubute, aribwo tumaze kubona umusinziro utera ububata. Uyu musinziro nta muntu urawurokoka. Nimba mutemeye ngo tuze twinjiremo hano muri Ops 5-7 cyangwa se 6 cyangwa 7-7-7, kabaye ibintu biraza kumera nabi. Twategatezwe ahantu hose. Igihamya twahereyeho nicyo tugiye gusorezaho bavandimwe, nta gutinda. Nuko Impinga z'ahirengeye ni igitabo cyitwa Uburezi, page ya 308. Iki gihamya cyangoye cyane mu gitabo kiriya cy'intuze cy'isofuti, nabishatse ndabibura, ariko ngeze hano nsanga hari ibyo bahinduyemo, ariko hano byo nabibonye. Nuko Impinga z'ahirengeye, page 308. Impinga z'ahirengeye abakomeye bagezeho bakashinga ibirindiro, ntibahageze kubwo kwirasa rimwe nk'umurabyo, ahubwo igihe bagenzi babo babaga bagona. Umusinziro sha, uyu musinziro uri kumva? Igihe bagenzi babo babaga bagona, ntabo musize mu buriri muri iki gitondo. Abandi bo babaga bagenda ijoro ryose bibaruhije. Iri joro biri kuturushya, natwe ariko bizivunja umunezero. Tugiye kuruhuka, muhumure mushikame, dukomeze gutunga agatoki umutima wa kamere, turebe ko ibi bigirwamana biri mu mutima byasohoka. Tuzamukira ku byo duhagazeho, ku byo twamenye, ku byerekeye icyiza n'inyungu, ku bwibone twimuye n'amarangamutima mabi twatsinze, ndetse n'ibibi tunesha dusakirana nabyo buri saha. Uranesha cyangwa uraneshwa? Ni buri saha, buri munota. Operasiyo 7-7, nk'uko umutima utera niko tugomba kurwana. Njya ntangazwa n'abantu bikiriza ngo kugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda batazi n'urugamba turiho urwarirwo. Nta rundi rugamba turiho n'urunguru. Ubanza umenye n'urugamba turiho. Uru rugamba kurugwaho cyangwa kurutsinda, byombi ni ugutsinda. Uru ni rwo rugamba tuvuze. Nguru kuri uyu murongo, kubwibone twimuye n'amarangamutima mubi twatsinze, ndetse n'ibibi tunesha dusakirana nabyo buri saha. Ibintu byose bisanzwe nibiba buri munsi, bitangirana n'isaha kandi bikayisoza. Ibitunezeza n'ibitubabaza byose ni ibirundo dushobora kuzamukiraho. Wabyumvise?
wabyumvise nk'uko byanditswe mu Bakorino. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Inguranwa dutanga twanga ibyifuzo byo kwikunda nibyo kamere irarikira. Ni inguranwa y'ibitagira agaciro k'iby'igihe gito bisimbuzwa iby'agaciro kenshi kandi bizaramba. Ntabwo ibi ari ukwigomwa, ahubwo ni uguharanira inyungu itazagira iherezo. Ibi bintu byitwa kubaha Imana twatangije muri iyi operasiyo 777. Kubaha Imana kwashize mu bantu. Imana yarabyemeye. Ubu ngubu mu buryarya bukomeye cyane ubwenge bw'abantu bugeze kure buhindurwa. Nubwo batabyemera, uravuga ati wapi, bakagunga ubwuma, nta bari gushakira ubwisho kuri Kristo. Turi kubabwira ati muze tujye muri operasiyo 777 dushaka ubwisho mu kubaha Imana. Abubaha Imana, Zaburi ya 91 hari ikintu Uwiteka Imana yabasezeraniye, ariko abantu bagunze ubwuma. Ibi natwe turi gukora byitwa kubaha Imana bifite ikiguzi. Bigomba kutwaka. Umugore azatwanga, umugabo azakwanga, abana bazakwanga, ababyeyi bazakwanga. Iki kiguzi ni ikiguzi cyo kubaha Imana. Ugomba guhora iteka witeguye kugitanga. Ukagura amayinite, ukavugira kuri telefone uri kwishyura icyo kiguzi, ugenda mu nzira ukaba uri kucyishyura. Ikiguzi cyo kubaha Imana. Kubaha Imana muri iki gihe bifite ikiguzi, ntihazagira umuntu ukubeshya. Fukamisha amavi yawe hasi, twubaha Imana, dusenge. Fukamisha amavi yawe hasi, dusenge muri iyi ndirimbo. Uwiteka tugirire neza mu izina rya Yesu. Mfasha ngo ndusheho kugukunda. Nibyo ngusabye, mfukamye. Fasha ngo ndusheho kugukunda. Amen. Reka dushime Imana. Uwiteka Imana ikomeye, turagushimye cyane
kubw'amagambo yawe anyuze mu matwi yacu. Urifuza kudukangura mu by'ukuri. Turasinziriye kandi dusinziriye ahantu habi. Ibi bitotsi bishobora kutubyarira urupfu. Nyabuneka Mwami, dukangure. Turakwinginze, dukangure Mwami. Icyo ushaka ni kimwe, nuko twemera ibyaha byacu, tukakwemerera ko twavutse nabi, tukakwemerera ko twavukanye umutima wa kamere, ariko ko wifuza kutubyara ubwa kabiri ukaduha umutima mushya. Turabikwemereye dukize, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero, mwakoze kwitabira. Imana ibahe umugisha. Nta muntu n'umwe urugogwe ruziyubikaho duhari, keretse abatazashaka kumva indirimbo ngiriya hariya y'uyu mwanya. Iravuga ngo kanguka mugenzi, muvandimwe Farisi. Imana ibahe umugisha. Kandi ibintu ni bingahe yemwe? Ibintu ni bibiri. Ibihe? Kugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda. Byombi ni ugutsinda. Bye. Mbese mbabaze, mbese ubuditse ntushobora gutandukana, ugatambuka kugeza ubwo byose byawe dusohoreraho, tugakomeza gutuza, tugategereza ibizaza. Gutinda gutonda ubutaraga, gutinda gutatanya abataru, kandi utari witanze burundu agatangira gutongana agira ati ega niko byahoze kandi niko bizakomeza. Mbega kaga, ko byahoze. Ngibyo ibyo twari twiteze, twari twarabitegereje, twibwira ko mu gihe cyabyo tuzaba dukangutse. None dore ibitotsi bitatse mu maso. Gusinzira bisigingiza ibisonga, gusinzira bisuzuguza umusomyi, gusinzira bisonga umugenzi, gusinzira bisesa gusenga bigasigara bisibanga, bigasenye n'insika. Sanga abasinzire ku nzira umugenzi arakubwira, mwezara buhoro warasinzira, asangwa n'ibisonga bya Satani. Asigara asabiriza, asesa amarira ahasigaye hose. Sengira umugenzi arakubwira nanone, abagenzi batatu basinzira iruhande rw'inzira nziza izanira ubugingo abazuwe. Azakubwira abazonzwe n'ibisonga bidasa n'inzobere. Intwari mu Kristo imutura hasi, imutesha gutambuka, imutesha gutumbagira, imutandukanya n'igitabo gitoza abazataha. Zitontomye aratinya, atangira gutitira, bimutesha gutambuka. Yo, mbega ibisambo byasawe usanzwe asenga, asigara asongwa n'ibisonga bya Satani. Ego usanzwe asinziriye, asungwa nta gusamba, nta no gusingira inkota. Usigaye usangwa n'usenga n'isindwe, hatawe gutabarwa n'abashobonga isonga amacumu dusongwa, twazasanga umusonga wadusingingije. Yewe usinziriye we, kanguka, Uwiteka abona uko akumurikira. Kanguka niyo ntere mu kanwa ka jambo. Kanguka, kanguka dore byatinze, ibi si ibitotsi, ibi ni ibisongo. Data udukunda, udatuza kutugirira neza, dutabare na wundi twazashira. Nzi ko utwarira kudutwara, twara imitima yacu yigirira iyawe, kuko no kwigwa bitunanira ndakwinginze. Data mwiza twumva, utwigirira abawe, utwiyobore kuko twese twayobye, dore twese twahindutse intatane.
turataka kuko gutanga kwawe kwatwegereje. Turwaye ibitotsi bitwara bigatwara n'intwaro. Turwaye ibitotsi bitinda bigatindahaza intwarane. Intwari zo zashize zigasezera no kwisezerana. Mbese indwara turwaye ntiyakira? Mbese umuti washize Gereyadi? Mbese ikaruvara amaraso nta gitemba ngo dusange n'uwasabitswe n'imisumari dusongwa kuba amaso? Wowe unyumva ubyumva uyu munsi, fatanye nanjye turire, tuboroge, turire ibyacu, ubwacu ubugingo n'ubwa bene wacu basinziriye mu bujiji no kutagira icyo bitaho. Igihe cyo gutaha ni iki ngiki. Ukangutse we witindiganya guhora, uhora uhombye umwanzi, dore ufatanyije na Kristo mwere wejwe umurimo wo kudukiza. Evariste Nkundimana, ufite ifuhe, ufatanyije na Kristo kubw'ubugingo bw'abaremwe. Haleluya, amen. Kanguka, kanguka mugenzi, komera, 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 komera mugenzi, tugiye gutaha. Nture ku rugamba, turimbane n'indirimbo komera mugenzi.